Muraho mbaye kazanone mu kiganiro ni makuru ki ku kabari dukubise twihuta n'inkuru ya mbere ngo bita Chris Easy burya kera ataramenyekana yegeze kugisaba uketse igiki atucyumve maze igihe nishima kimpe cyatuma nishima kimpe ubu kimpe ese mama barakimuhaye turaza kubigarukaho naho umwe mu baraperi bipanze akazi batabipangiwe ngo arashinjwa kwica igitaramo cy'icyumba cya rap ng'abandi baraperi bagera kuri stage bakamurika alubumu ngo yahisemo kumurika inda ngo abahanga mu byo kwita amazina ngo iki gitaramo basanze kitari kwitwa icyumba cya rap cyamaze kwitwa icyumba cy'inda ya Sky 2 turabigarukaho. God have mercy upon us. ngo naho bita Mitsutsu ngo ari mu rukundo ngo ariko biragoye kuba bamenya nimba ari urukundo cyangwa ari pranka nabyo turabigarukaho. ngo naho witwa Yakamwana ngo kubera ibintu ari kugenda akora abahanga mu byo kwita amazina bamaze kumubatiza Yakamwana aka Cinyinkoro. uri kumvamo iyo nkoro uhise wibaza aho byavuye nabyo turaza kubigarukaho. hanyuma kandi uyu munsi bafitiye imwe mu ndirimbo z'icyumweru cyangwa se imwe mu ndirimbo zigezweho nimujye kure turaza kuyisorezaho. reka dutangire ikiganiro cyacu rero ni makuru ki ku kabari. God have mercy upon us. umwe rero mu baraperi bipanze akazi batabipangiwe akaba yitwa Sky 2 ngo arashinjwa kuba cyangwa se ari mu bantu bavuga ko babishe igitaramo cy'icyumba cya rap. ngo byagenze gute? abantu benshi bari bahari, igitaramo cyari kimeze neza, harimo nk'aba muri kubona ba The Ben bari biteguye gufata amafoto ndetse amashusho n'amavideo, ariko ntabwo ariko byaje kugenda kubera yuko baririye mu myotsi bacyurwa igitaramo kigitangira kitarangiye. ngo byatewe n'iki rero? ngo haje kuza kuri stage umuraperi wipanze akazi atabipangiwe akaba ari we Sky 2. ngo nuko arangije igitaramo cyari gifite amasaha 5 aririmba 3 n'igice. uri kumvamo ako kantu katariko? uwo rero ngo Sky 2 yageze kuri stage ngo kuba yaririmbye ayo masaha yose agera muri 3 n'igice ntabwo ari ikibazo, ngo ahubwo ikibazo ayo masaha ni amasaha umuntu akoresha ari kumurika alubumu ye. Sky 2 icyo yakozemo yamuritsemo inda. uri kumvamo iyo nda? ngo nuko rero abandi baraperi bagira gutya babura uko baririmba. abaraperi bakomeye nka Tuff Gangs ntibigeze bagaragara ku rubyiniro ngo kubera yuko bita Sky 2 yafashe amasaha ye yongeraho n'ayabo ndetse n'aya bagenzi be. ariko muri kiki inda. abafana rero bababaye cyane hanyuma bakomeza kwitotomba, ariko aba bafana reka turebe akababaro bari bafite twumve n'ibitekerezo batanze kuri iki cyumba cya rap, nako kuri iki cyumba cyo kumurika inda ya Sky 2. ibintu agize gutya yahaye igitaramo reba batweretse buri nguni utafata umuntu utasigaye tukamuha stage ukayima Tuff Gang umuntu uta bulldog hano ko kuri stage yasaga kuki ibibazo byose biza bigonga hip hop uri kumva ukaje kuri Mitsutsu n'abari Sky 2 bazana bagoya kuri stage twashaka Tuff Gang bro abana bari mu tubari tukababona buri munsi ari je nka diplomate n'ubwo mbere nari mubonye kete kavuye n'ubwo mbere harimo n'abagira kuva ko intana Olympia tutesha amafaranga yacu birapfa tujanga na birapfresh imbazi kibazo akantu ngikamushinja hip hop ngo barapene ngo mu rumoti nimwebwe mu runwa baturwanya ariko tuzabaho hip hop icumi ngagura ticket yanjye sibyo cyo kureba cyo kwishima hip hop nyarwanda bazayiha agaciro ryari. murabona yuko buriya rero biba bitoroshye
ngo rero ngo abahanga mu byo kwitegereza no kwanariza ngo bajya bavuga ngo abaraperi ngo banywa ibiyobyabwenge ngo bitewe n'ukuntu abafana bisazaga ngo wagira ngo ibiyobyabwenge abaraperi bamwe bisapurayingwa n'aba bafana ngo kuko bari bafite akavuyo ariko byose urumva byatewe n'uko abantu bitiranyije ibintu bagiye biteza igitaramo cya rap, iki cyumba cya rap ariko nyamara mu by'ukuri cyari icyumba cy'inda Sky 2. ubwo urumva ikibazo ntabwo ari iki gitaramo, ikibazo ni icy'abafana bagiye mu bintu batabisobanukiwe. Reka twikomereze n'andi makuru. God have mercy upon us. Hanyuma rero ngo uwo bita Yakamwana, abahanga mu byo kwita amazina ngo basanze uyu Yakamwana akwiye kwitwa Yakamwana aka Cinyinkoro. Baravuga ngo so ntakwanga kwita nabi, ndabona iwakwanga baraguhungabanya. Uzi kuri izina ushobora kuryita umuntu ufite umutima woroshye agahita yitaba Imana. Rero nk'abana n'abafite utuzina two bana bo mu bakire, baze nk'umuntu witwa Cinyinkoro Jabiri Kimasi, uwo nta kibazo urumva ko bihuye. Ariko nk'aba bana beza batwa Katia, batwa Hania, yabaze urumvisha umwana twa Cinyinkoro Kati. God have mercy upon us. Uwo mwana ntabwo abaho pe. Hanyuma rero nk'abantu benshi batangiye kwibaza se kubera iki baba bahisemo kumubatiza iri zina, ngo dore impamvu rero bamubatije iri zina, reka ngo tuyirebe. Iyi niyo cano ngezeho rwose bagabura rwose, babuze hatya Mungu muragabura. Abandi kugabura wapi? Babuze rwose abandi rwose. Abandi Icaniragabura mwabandi. No bayita Wisdom TV show, sibwo bwa mbere wahagera. Iyi niyo cano igabura bana mujya guhekenya ibihanga byo kwamusha. Iyi cano iragabura udushyimbo n'akavoka, udushyimbo tw'inkarago. Ariko nakubwiye ngo iyi avoka rwose ni umutsima. Iyi cano iragabura, iyi ni indyo yuzuye, avoka, umuneke, irindazi, indyo yuzuye silvupure. Ariko rero kandi abantu bamwisira izina njye numva barengereye, ntabwo ari byo, kubera yuko wenda hari ikintu baba batasobanukiwe. Hano kuba yajya kuri ca rimwe bakamugaburira ibintu bya danje, indi bya fake, indi biringaniye, none yarangiza akavuga ngo iyi cano ntigabura, biriya aba ari gukuretinga icyo bita content. Sinzi nimba muri kumva icyo kintu. Rero rwose iri zina nubwo barimwise, ngewe rwose mbishyizeho agasaraba, iri zina ntabwo akwiye kuryitwa, ahubwo hakaba yitwa content creator, kuko yaba barakuretinga content. Ariko nta murezi ni igisambo. Hano ibintu byose yagiye hari, aho yariye imireti, aho yariye amafi, aho yariye amagi, aho yariye ibyondo. Banza n'ibyondo azabirya nubwo nari mbivuze bitarimo. Hanyuma rero ubwo nicyo nagira ngo dukureho urujijo, turaje mu kanya mbashireho indirimbo y'icumwe. Ariko tutaragenda rero hari ikintu naberetse. Burya ngo Chris Easy ngo kera rero ngakira underground ngo yigeze gufata umukobwa agira gutya arakimusaba. Ngo byagenze gute rero? Dore uko byagenze. Maze igihe nishima, kimpe cyatuma nishima, kimpe ubu kimpe abadada bosagara, kimpe simanyi kibakwagaza, kimpe get the one who deserve more, ine y'ikizere kitari low. Wari waketse ko yamuhaye igiki? Nakwe God have mercy upon us. wari waketse ko yamwatse igiki? Icyo utekereje nanjye nicyo nari nabanje gutekereza. Ariko ntabwo turi abana, ubwo ntagire ngo icyo ariko mwaka turakiyobewe. Mandaya. Ngaho rero kimena indirimbo ya Chris Easy ya kera, ngira ngo wenda mwamaze kuyireba no kuyimenya. Indirimbo nziza cyane, mugende mukomeze muyirebe, nababwira iki, nimushaka nimunareba undi se kari ya kera, ariko kimwe yavugaga ngo ni icyubahiro. Sawa nye. Reka twikomereze n'ayandi makuru.
hanyuma rero ngo bita Mitsutsu ngo nawe ngo ari mu rukundo ariko okay, reka twizere ko urukundo rwe ruzamuhira. Ikibazo cy'abanyarwenya ni kimwe, ushobora gusanga ari agaseri bagiye gusohora kitwa Mitsutsu n'umukunzi we, ubwo tukaba tuzi ngo bari gukunda, cyo ugasanga ari agapuranka bari kwikorera. Ibintu by'inkundo rero z'abanyarwenya mujye mubyemera ko mubabonye mu murenge n'ikimenyimenyi. Ubu nanjye mfite umukunzi wanjye mwese muramuzi. God have mercy upon us. Wari ugize ngo se. Reka rero Mitsutsu tumwifurize kuzagira urukundo rwiza. Mu gusoza rero nagira ngo masigiremo akaririmbo k'icyumweru, ako ubusa k'umwaka, akaririmbo ngiye nakwita kariya k'umwaka kamaze kujya hanze muri cyumweru cya kabiri cy'umwaka. Reka nkabasigireho musigaremo kumva. Imana ibahereze umugisha. Twari turi kumwe nanjye muri kino kiganiro makuru ku kabari, naho ubutaha. Imana ibahe umugisha. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the burudi of Hallelujah. Praise the Lord. Brutal of Jesus. Amen.